Mana turagushimiye tugiriye neza muri uyu mwanya uradusanze mu ijambo ryawe ndetse no mu ndirimbo tugiriye neza turagushima kuko tuzagera ku bihe byiza ukugushidikanya kugashira tukagera mu nzu ya data tukanezerwa. Uyu mwanya tugiye kongeraho iri jambo turagusanga uduha umugisha abangaba bagiye kumva mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tudatinze reka twongere natwe iri jambo riri hano mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso turasoma ibice ni bitanu Abaefeso umurongo n'uw'icumi na kane ibice bitanu umurongo w'icumi na kane Abaefeso niyo verse dusoma yonyine. Ni ijambo rivuga ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. Amen. 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 Turanezerewe, Imana ishimwe. Amen. Iyo Imana itunejeje tukaririmba indirimbo tukumva turanezerewe, burya hari byinshi cyane biza bisubizwa. Hariho umuririmbyi umwe yaririmbye aravuga ngo hitaji zote tutajazwa tukipata moto wako. Iyo umuriro ubaye ukumva umuriro ukugeze mu mutima, hari ibiza bisubizwa bimwe ukumva wotanga ubuhamya bw'iby'Imana igukoreye, ukibuka n'ibindi wari waribagiwe, ukumva usubiye gufata imigambi mishya n'ingamba nshya zo gukomeza urugendo. Imana ishimwe. Rero tumaze kumva amagambo y'Imana yadufashije, kandi tugikurikiye twese ijambo ry'Imana batubwiye umumaro uri mu maraso ya Yesu. Twese turabacungujwe amaraso. Haleluya. Amaraso ya Yesu kuri buri muntu wese arayishikiraho, buri muntu wese yaramuviriye. Uko usa kose n'uko ureshya kose n'uko waremwe kose, amaraso ya Yesu nawe nayawe. Haleluya. Amen. Muri uyu mwanya mu magambo yo gusezerana kwacu turabashimiye bene data abo twabanye muri iri teraniro. Imana ibaho umugisha. Mwebwe abaturutse hirya no hino n'abatuye hano mu Rwanda, mwese uko mungana, umuntu wese wahagurutse muwe akumva agize inyota akavuga ngo dusangire iri teraniro, aya magambo na yawe. Amen. Amen. Ntihagire ibitekerezo bikubeshya cyangwa se ngo ubona bibwira n'undi ngo uvuge ngo ni iteraniro rya banyanaka, cyangwa ube nk'uwovuga umwe naka nimba ari umuyobozi wacu nk'uyu ngo uryite ngo ni iryiwe. Ijambo ry'Imana riravuga wa munsi abigishwa bamaze kuzura umwuka wera ngo babaye ukuntu, babona hari ukuntu babaye, abandi ngo batabaye cyane, ngo baravuga bateze mwe ko mwabaye gutyo twebwe tugire gute, ngo bakaza bagira ngo nibyo abigishwaga bonyine. Petero ngo aravuga ngo n'ukwihana gusa no guhindukira ngo iri sezerano turarisangiye ngo ni iryanyu n'abana banyu. Amen. Ngo n'abandi bose bazizera, natwe yadushyizemo ubwo ngubwo. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivugwa usumenya ngo ni iryawe, ni wowe uhaye ubwirwa, ni wowe uhaye utekererwa, ni wowe uhaye ufomorerwa. Niba usubiza urasubiza ugeze mu wawe icyo uhitamwo gukora, niba ukikugashima, niba wumva washubijwe, nawe uzumenya bahaye basubizwa baribo. Amen. Na Yesu yigeze kubivuga aravuga ngo umubyeyi yasohoye imbuto ngo amare arazizibukira gusa, aho zagiye zigwa byagiye kugaragara zaguye ahantu heza, bigaragazwa no kumera kwazo. Haleluya. Rero umutima wawe ni ikibanza neza cyakira Imana 100%, nta na wundi ukubyize, nta na wundi ugukubise inkokora. Ijambo ry'Imana ni iryawe. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana ni iryawe. Ijambo ry'Imana ni iryawe humura.
Amen. Amen. Dutekereje kuko dusezerana mu magambo asa nayo twari ko tuvuga. Tugitangiza twavuze ijambo ryo kuvuga ubutumwa. Abo twari kumwe bararyumvisha. Haleluya. Amen. Kugeza nejo kandi twavuze ijambo ryo kubwirana za ushuhuda. Ukazuvuga ko wakiriye Yesu na Yesu utunze, atari Yesu wabandi, atari Yesu wasanganya biwanyu cyangwa baso cyangwa abanyoko cyangwa basogokuru. Yesu wawe wenyine nawe ukawo mubwira abandi, ukawohamiriza uwundi ngo njewe Yesu nabonye yangiriye neza gutya. Haleluya. Amen. Icyo uko nguko ideni ryawe riba rishize kandi biba bigenze neza. Uyu munsi rero tugiye kurangizanya iri jambo. Iri jambo tugiye kubwirana ni ijambo ry'abakristo mwese abakijijwe bakakira umwuka wera, bakaba mu rusengero rw'Imana, bakaba bagize iminsi mu rugendo rujya mu ijuru. Twashatse ngo tubwirane ijambo ryitwa gukanguka. Haleluya. Haleluya. Niki gituma tuvuze ijambo gukanguka? Gukanguka ni ijambo tuzi, ni ijambo twakoze twese none mu gitondo mwakangutse mwese. Ndagira ngo niko. Iyo bavuga gukanguka hakanguka umuntu wari usinziriye. Ariko uko gukanguka tugiye kuvuga ni ugukanguka kuvugwa n'ijambo ry'Imana hangaha muri Bibiliya. Iravuye kuvuga ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Turiko turumvana? Iri jambo riradufasha. Ndiko ndatekereza ko ridufasha kandi ko ndabona ko nawe rije kugukoraho. Haleluya. Amen. Bibiliya izivuga ibitotsi by'amoko atatu. Tubane kugira ngo ubashe kumva. Nimba ufite n'agakaramu wandike. Ariko turihuta vuba mu magambo. Uwacu yahagurutse tubwirana iminota. Turavuga ngo dufite umwanya mutoya tuvuge mu magambo ahini. Kandi iminota yine twahanye nabonye yayubahirije. Haleluya. Amen. Ariko ndiko ndibwira ngo hari njewe ndatwara mikeya kuyo yatwaye. Turavuze ngo Bibiliya ivuga ibitotsi, yemera ibitotsi amoko atatu kandi izibihamya kabivuga mu ijambo. Amen. Kandi natwe nibyo tunazi, nibyo bitugiye kuvuga. Hari ibitotsi dusanganywe, ibitotsi kawaida, ibitotsi bitangwa n'Imana. Ibi bitotsi twese tuzadusinzira mu kandi kanya turajya kubisinzira. Ni ibitotsi twemera, ni ibitotsi tudacira urubanza, ni ibitotsi byiza tuzadusinzira kandi tuzatwitegura. Umuntu azayubaka inzu ukamuvuga ngo ndayikiranura gutya, ishambo rimwe niyo kuryama ukayubaha pe. Aho suko ukayigurira ibyangombwa byayo biyikwiriye, ukagura imatera. Ubu ngubu hagezeho zimwe noneho biri mu kuhambira kuresha n'igitanda yonyine. Uko nukwitegura ibitotsi suko singuriye 100 ndaguriye 200 cyangwa nsaze nimba ari 300 ibe nini cyane bakazabura nuko bayitwara. Uko ntimunumva ko ari ibintu byubahitse. Ibyo bitotsi biremerwa n'Imana, irabyemera. Nibyo bya bindi uriya mugabo yasinziriye mukurambere wacu ngo arasinzira, Imana iraruhirazira baga iraruhikuramwe umugore ngo aje kwitera hejuru yasinziriye ari umwe asanga babaye babiri. Amen. Amen. Ibitotsi byiza basi, ibitotsi byamuguye neza asanga yashize irungu. Haleluya. Shotezi rumwe none uyu wundi nindi umuvandimwe wiwe bakazavuga ati uyu nakaramuka mu mara yanje nigufwa ryo mu magufwa yanje ati wose nziriye yose beni. Amen. Amen. Ibyo ni ibitotsi byiza. Haleluya. Haleluya. Na Dawudi yarabivuze, abivuga ko ari ibitotsi biza bivangamwo n'ibyishimo, uzubisinzira ukaruhuka. Aravuga ngo ushize ibyishimo mu mutima wanje, ngo birutu byo kuburumbuke bw'amasaka na vino, ngo zoryama nsinzire niziguye, ngo kuko ari wowe umpaye kuba amahoro. Tuvuga ko rugusinzira nyine nyagusinzira. Hari ahandi bivuga mu gitabo cy'imigani kizavuga ngo abantu ngo baza baruhira ubusa cyane, ngo bakiruka bakarya ibyo baruhiye umwanya muremure, ngo ariko Uwiteka ngo azaho wakunda ibitotsi. Amagambo asobanura ngaho akavuga ngo azaho ngo wakunda ibingana bityo ngo wagisinziriye. Amen.
Amen. Ibitotsi ndiwumva ko ari ikintu. Iyo umuntu yabibuze uza wamushinga inkokora, ndetse bamwe bari mu kujya ku bitaro ngo singisinzira. Abahaye barazamuka mu myaka abo ati nje ndi bwuhunguru twa nimugoroba namara nkariteka. Ugakunda kugatora za telefone zagowe, abafungura amaradiyo bakayafungura, utari ko nguko abandi bo baza basinzira bate. Ukaza wifuza ngo ngo usinzire buke mu gitondo, ugaca waruhutse kabisa. Amen. Amen. Ibyo byo turabitambutse. Ibyo ni ibitotsi byiza. Hakaba n'ibindi bitotsi nabyo bya kabiri. Nubwo abantu bazabisinzira bikaba nk'ibakanga, ariko nabyo biremerwa n'Imana. Ni ibitotsi nabyo Bibiliya ivuga ngo ni ugusinzira, ikavuga ngo umuntu yasinziriye. Ni ibitotsi ibitwa tuvuga ngo umuntu yapfuye. Ibitotsi by'urupfu. Ariko yamara kugira ngo aracikanye, abantu bose bagatora amatelefone, mugahamagarana mutunyanaka, nibahagurukega barebe gahanga, nibazane isanduka ry'ibeyi, nibazane n'amashuka, nibazane n'amahuzu, namwe mwese nimutabare, abanyanaka nibaze, abakure nibaze, za Amerika zigahamagarwa n'izihe zindi, ngo umuntu arasinziriye. Suko birya ni ibitotsi nabyo Imana yemera. Turi kumwe? Hakaba n'ibitotsi bya gatatu, nibyo twashatse, nibyo Bibiliya yavuze. Gusinziriye we, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Amen. Amen. Ibyo ni ibitotsi bibi, ni ibitotsi bya Satani, ni ibitotsi mu magambo amwe tubyita ngo n'ubunebwe, ni ibitotsi byo kwibagirwa Imana, ni ibitotsi byo gusinza byigeze gufata ba mu Kristo mu rugendo, ngo birabazabiza bageze mu gihugu kiroga, ngo akazayinginga waba ati dusinzire turashize, ati kandi ibitotsi bizabiteza bakoze, undi ati twosinzira ntitwokanguka ukundi. Imana itobarire. Ni ibitotsi wosinzira utabikanguka ukazarimbuka. Byigeze gufata bine nawe. Turi kumwe? Barasinzira, basinzira ubuticura, Imana iraruhigambirira kubarimburira, ituma Yona aje kuvugira ijambo. Atusinziriye kanguka, Kristo abone uko akumurikira. Haleluya. Amen. Ngo barasinziye bararuha. Tuzi ko usinzira ukaruhuka yoberwa iyuru, ukayoberwa ibyo urimwo, kandi bitotsi biza bitegeka umuntu. Tugarutse kuri ibi bitotsi bindi bikagutegeka ukaka. Tuzi ntawuzi ufata position ngo ndasinzira ameze ntya cyangwa ndasinzira mbaye ndimba, uzuja gusinzira ugasinzira kabwo biza bikakwasamura. Bakasanga umuntu yasamye, byagukoresha ibintu bimwe byo kugona bamwe ukababuza ibitotsi. He uko nguko wayugira ni kubi uko nguko ni gute, ugasinzira ukasama ugapfunyuka gira utabamwe bazaruha bakaza batibuka no kugitanda kubera gusinzira, bene abaryama nabi. Siko ibitotsi nabyo byo kwibagirwa Imana birasa ni bimara ubwenge, nabyo biraza bikiterera mu bwenge, umuntu akabisinda akabisinzira akadandabirana, akayoberwa iyara, akayoberwa ibyo arimwe, akayoberwa uko ateye. Imana itobarire. Amen. Imana ngo iravuga ku bene nawe, iravuga ngo ntibazi gutandukanya indyo n'imoso. Tekereza umuntu muzima wakuza akabaho, ngo yabwiye Yona ate se Yona kurababara ngo nawe sinabarimbuye, ubwo ko bungana butari buzi gutandukanya indyo n'imoso. Ukubo kubaza indyo n'imoso uwo byibagirwa ubanza ukavuga ngo rekurebe, nuko wamubwira ucyakera ukabura yibutse. Ariko ngwine nawe bari bageze aho hantu ngo batakizi gutandukanya indyo n'imoso, nukuvuga ngo ntibari bazi bibi n'ibyiza, byose kwari ugucucumira hamwe. Imana itobarire. Ariko ijwi ry'Imana rikavuga ngo usinziriye we, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Haleluya. Amen. Iyo abantu babyutse bari mu bubyuke, biravuga ngo baba bakangutse, bamukangutse, muba muri maso, kandi nicyo gihe abantu baza banezeza Imana. Haleluya. Turi kumwe? Ariko Satani nayo umurimo igira, ibi bitotsi izigenda ibigenza nka kujya baza bagenza ibyashara. Iyo ibonye aho babyutse, iyo ibonye aho bakangutse, iyo ibonye aho bahaye basenga, nayo iza yamiva inyuma, nayo niho iza yirirwa, ikazireba ko bakubita urugohe ku rundi. Watangira buke buke biza bitangira bite, biza biti
Satani ukuvuga ngo yagaza umuntu ruhe wumve ugiye ngo muza musenga iminsi mukagenda iyo duhaye tubaza abantu baza wamusha iyo baje tuse mwanebwe byabaye gute. Abagabo bamwe mu gitabo cy'umugenzi barabibazanyije umuntu azasinzira yabaye ni hehe biza bitangirira ese ubunebwe buza ryari. Turi kumwe. Ubunebwe ni bubi cyane buzaburiza abakozi bukariza abapasiteri bukariza abagore bukariza abagabo abantu bakababara burasanye n'ibitotsi bibi. Turi kumwe. Muri icyo gitabo ngo baje kuvuga aravuga ngo uja gutangira gusinzira kuvuga ngo utangire guhunyiza ibyo bitotsi ngo agira intambwe zigera nko ku 9 ariko tutavuga zose. Ijambo rya mbere ngo azabanza akareka buhoro gukora ibyo yagaza akora yiherereye. Wiherera kugashira ko ugasenga wiherereye ukumva noneho wazusigara uja gusenga ukumva ufite ubuzayifu ntubo gisoma ijambo ry'Imana kuko iyo uri mu bubyuke uza wamushishikara wazubona Bibiliya mukayitindaho washa gusenguka ntumenye umwanya wamaze bamwe bagaza basenga inka zikiriranwa zikaba zo kwiriranwa. Imana tubabarire ukumva noneho ibyo ngibyo ngo bitangiye utangiye nimba bagaza usenga wiherereye ugabona bitangiye gushira uzuvuga ati nahonyije uko nahonyije nagiye. Icyo ni kimwe. Intambwe ya kabiri turi kumwe rimwe baretse gukora ibyo bagaza ukora wiherereye. Intambwe ya kabiri ukuntu urukundo rw'iby'Imana wagiraga n'umwete wagiraga ngo bigatangira gupunguka. Baza basigara bavuga ngo muje mu materaniro ugatangira gushaka impamvu. Basigara bavuga ngo bajyaho basenga naho bakora imirimo y'Imana ukumva byatibutse ntibikiremereye nka kwa kundi ukumva urukundo rwabyo ntigikomeye. Rurya rukundo wagiraga rw'abantu b'Imana rw'imirimo y'Imana rw'amateraniro y'Imana ibyo muzobibwira abakristo banyu kandi namwe mugenda muza mubibabwira. Amen. Ukumva nabyo byatibutse. Nimba yakundaga kuza muri repetition ari umukorari wari ukunze cyane agasibishwa n'impamvu ngufi cyane ateze mwebwe ntimwabonye ko imvura yaguye. Yaguye iwanyu yonye igwa mu nzu yanyu yonyine nahizizi abandi baciye. Ukabona impamvu zimwe n'izindi zigenda zigutogoza kubyo wahora gukora ukusigaye ubusinziriye. Imana tubabarire. Amen. Ibitotsi kandi bigasura bigatera indi ntambwe. Turi kumwe. Ugatangira gushanja ibyicaro abo mwahoraga mu byiza ukazutangira kubihunza waza wumva abandi bene abangaba bafite utuganiro twikizayifu bagakunda bakababira bawe ukijibana abandi bira utari ufite ibitotsi kera biba byagufasha. Imana rimwe na rimwe usanga bahaye bagenda biyama abana bamwe usigaye ugendana n'abana akamuzamuganirike muzamuvuganike biriya byicaro uri mu kwicaramwo ni ibinyabake habe n'abagabo biza bibafata. Imana tubabarire. Baza baje kuganira ukumva noneho ibyo barimwo iby'umwuka si byo bagahaye bavuga umubiri ukinjira. Bibiliya yavuze ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. Gukunda iby'Imana ngo kugatangira gushira gukunda iby'isi kukagwira. Icyo gihe ugeze aho ngaho Satani nuko amivuga ati noneho muhaguruke mwebwe abadayimoni bari iyi n'abari nimba dushaka tumuheke tumukungutirize nuko gasega yishinga imbere yawe ntuyibone iti ngongo ibonye ko ugiye gusinzira. Yabonye wahunyije ntugihaye usenga ntugihaye usoma ntugihaye ubana n'abantu b'Imana ntugifite inyota n'umute ibyo ngibyo byakurangiranye nuko ati ngongo gira ngo heke uguheke kujyana hehe irakujyana. Imana tubabarire. Nukuzana kandi kamwe ikaguhenda waje kwitera hejuru ukiza kikubwira neza kugeze mu bitotsi rwagati wose garutekeza abo mwakoranye iby'Imana nabo mwasenganye nabo mwaririmbanye nabo mwagaza mu bana mukihana mukirega ukumva noneho usigaye umera nkaho ubanze biba abandi ubwo gabariya none ngo baza wumva nko muri bo uwakiraniwe nawe wabaye nk'usitara ngukishima utayayibunebwe burahari bavuze ko nabanyanaka nabo bananiwe kaza wumva ko urashaka ngo kubyishimira uko nguko buri mu bitotsi. Imana tubabarire. Amen. Ariko Bibiliya yavuze ngo usinziriye we. Haleluya. Amen. Ubwira wanyu basigaye ko ariko twavuze
ariko ni Bibiliya yabivuze. Kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Uko twavuze ngo Satani ziguheka igihaye kubembereza nka kwa kundi bazabembereza umwana ngo ari hasinzira, ariko izija kukugeza hanga ibihaye ni kuzimu. Nico cyatumye bivuga ngo usinziriye igitandi zigutegurira ni ukurimbuka. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Uzaho warugeze, uzi nimba ruhayihunyiza, uzi nimba warugikunze bya bindi wakundaga mbere, cyangwa se nimba byaragiye bipunguka. Yohana hari itorero rimwe yandikiye aravuga tusigaranye iki niki, kwizera uragufite ndetse no kwirinda ni mukubona ugufite, ariko hari kimwe kera wataye urukundo rwawe rwa mbere. Imana tubabarire, warahunyije none hano ukora imirimo nk'iya mbere. Amen. Nico ni Imana ikunda. Haleluya. Iyo tuvuze ngo twihane kandi natwe tukemera kwihana, tukemera intege nke zacu, tukemera ko turi abanyantege nke, tukemera ko twanahunyije, tukemera ko twanasinziriye, tuba duhaye Imana ikibanza n'uburyo ikabona uko itumurikira. Haleluya. Twemeye ko twaba abanyantege nke, tugiye gusenga Imana. Amen. Amen. Turabyemeye Cyane. Twemeye intege nke zacu Cyane. Uko twabyemeye twoshira amaboko hejuru tugasenga. Tworareka nk'umupasiteri umwe akadusenga, kandi buri muntu wese twavuze ngo iri sezerano ni ryacu twese. Amen. Amen. Urabyuka kandi birakumerera neza. Turabwira umupasiteri umwe w'umusaza hano Simiyoni nahaguruke adusengere ngo Imana idukize ibitotsi. Haleluya. Amen. Tubashe gukanguka, tuzuke, Kristo isi myiza atumurikire. Ngaho dusenga Imana, Imana iduhe umugisha. Amen. Amen. Mana turagushimiye muri kano kanya twumvise ubuhanuzi bukomeye kuri twebwe. Dukangure tube maso, kuko ijambo ryawe ryavuga ngo mube maso ntimuhunikire ntimusinzire. Urakoze kuko isi ijambo ryawe rigeze ku buri muntu wese, umugabo uri hano, umugore uri hano, umukecuru uri hano, umusore uri hano, umuhungu, umukobwa, umwami, utwaye ikirere, utwaye hagufi, utwaye kure. Uduheze gukanguka, tube maso, tuyobore imirimo yawe, turi maso. Abayobozi, abapastori, abakuru n'abatoya, abanini n'abarebare, udufashe muri iyi myaka dutubirije iri imbere, ihaye twereka gusatira ijuru